hari akantu maze iminsi mbona sinzi ariko nizera ko ubundi abantu bandeba cyangwa abantu bakunda gukurikirana zino content ari abantu bari genius byatari bari buze kunsubiza. Mujya mubona uburyo abantu twavuga abantu bari advanced cyane nyine muri music cyangwa bafite industry za music zikomeye cyane batajya barindira kugira ngo hashire igihe kinini bakore remix y'indirimbo, ariko nabonye nahatwe tutabyumva cyane dukora indirimbo remix indirimbo nyine yagacishijeho byatari. Ndi kurebesha ubundi remix y'indirimbo bitani danje mbona niba nabyita ubunebwe. Ntabwo njya supporting umuntu uvuga abantu kari abanebwe nyine kuri ku gikorwa cya artistic, ariko at this time manzi ngiye kubivuga ntabwo ndi kwibaza impamvu ushobora gukora remix y'indirimbo nk'iriya nka danje indirimbo yakunzwe warangiza visual ikaba ari indirimbo isanzwe ama video muragiye kuri white room murashutinze nyine biri aho ngaho. Ariko sinzi niba bino bintu gihe tuzabibwira abanyarwanda kugira ngo babyumve ubundi remix y'indirimbo n'indirimbo bigomba kuza vuba cyane. Niba mwarabibonye nko ku ndirimbo bita number 1 ya Diamond Platnumz icyo gihe yari ikunzwe itazanaho umuntu bita Davido. Niba mwarabibonye kuri track bita SS ya Wizkid yari ikunzwe muri iyo minsi umuntu bita Justin Bieber itaza. Reba kuri Closer uwo bita Camila Cabello yajaminzeho naho nuko byagenze. Reba za Peru yari gikunzwe muri iyo minsi tubona uwo bita Dishira naraje. Ntabwo remix ni ikintu gigomba guhita kiza nani imyaka 2 irasha cyane n'umwaka umwe urashira mu gihe indirimbo yakunzwe. Mwabonye Calm Down OG yasohotse mu kwezi kwa 2 mu kwezi kwa 9 umuntu bita Selena Gomez ahita ajya kuri Calm Down remix. Sinzi rero impamvu abartiste bacu batagira uwo muco gukora ama remix kandi akaza indirimbo itararambirana. Iyo yizanye indirimbo yararambiranye abantu barabihaga abantu ntabwo bareba igihangano. Rero abanyarwanda tugerageze niba remix igiye even za Tete Manoko zaje zaba Pato zaba Maruma zaje ari uko indirimbo igikunzwe muri iyo minsi abanyarwanda twige kuzajya dukora remix.